ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, iyo ari mu isi barishima kuko ibyo izageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Iyo umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru. Ndakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze bakunze ibi biganiro mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Iki ni cya kiganiro cyitwa ibyo kurya bikiza. Njyewe turi kumwe nitwa Mboneza Thomas. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko itubwira akamaro ko kurya neza. Tuguhaye ikaze wowe n'abawe kugira ngo namwe mwige kurya neza, kugira ngo tugire imibereho myiza. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe, waraturinze, waraturindiye, uhabwa icyubahiro. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo waduhaye n'ibyo kurya bidukwiriye. Ngaho uduhe ubumenyi bwo gusobanukirwa ibyatugirira akamaro, ibyatunga imibiri yacu, ibyatuma tugira imibereho myiza, kugira ngo nusanga twaragukiranukiye kandi twarifashe nk'uko bikwiriye, duhimbaza urukundo rwawe. Tubabarire ibyo twishe, duhe gutunganya ibisigaye, tubyatse mu izina rya Yesu. Amen. Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro ibyo kurya bikiza. Uyu munsi tukaba dufite insanganyamatsiko itubwira ngo akamaro ko kurya neza. Kurya neza kuvugwa aha ntabwo ari ukurya gisirimu, ntabwo ari ukurya gikungu cyangwa se gikire cyangwa se kurya nk'abanyamugi, ahubwo kurya neza kuvugwa ni ukurya iby'Imana yageneye umuntu kugira ngo bizamufashe kugira imibereho myiza muri ubu buzima ndetse no mu buzima bw'ahazaza, kandi kugira ngo bizatume we n'abe bashobora kugira imibereho myiza. Kuko umuntu yaremwe n'Imana muri Katanga ka mbere, Imana yamugeneye ibyo agomba kurya, bigomba kumutunga, nk'uko no ku isi iyo umuntu akoze igikoresho niwe ugena amabwiriza y'uburyo kizakoreshwa ndetse n'uburyo kigomba gufatwa neza. Niko n'Imana imaze kurema umuntu, yo yamubumbye yagombaga kumugenera n'ibyo kurya bimukwiriye. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Itangiriro, ni igice cyaho cya mbere ku murongo wa 29, niho handitse ngo Imana imaze kurema umuntu imushyira muri ya ngobyi, maze irangije iramubwira ngo ajye arya ibyo kurya birimo cyangwa se imbuto ndetse n'izindi mbuto zirimo utubuto twazo. Ibyo nibyo byari ibyo kurya by'umuntu, yagombaga kurya ku bimera. Rero igihe umuntu yari atanyuzwe n'ibyo kurya Imana yamuhaye, mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 6 niho havuga ngo umugore ari we Eva ngo abona igiti cyabuzanijwe, ngo abona ari cyiza, ari cy'igikundiro, ngo arangije aca imbuto zacyo arazirya, ashyiraho n'umugabo, ngo bamaze kuzirya uwo mwanya amaso yabo arahweza, babona yuko bambaye ubusa. Bashaka ibibabi by'ibiti bagerageza kubyambara ariko ntibyakunda. Rero bantu b'Imana mudukurikiranye, turagira ngo tubabwire ko iby'Imana yatugeneye, iby'Imana yagennye ko abantu barya nibyo byiza. Niyo mpamvu dukeneye kumenya uko twarya neza. Kurya neza rero ni ukurya iby'Imana yageneye umuntu. Mu gitabo cya Zaburi 78 ku murongo wa 24, igihe Abisirayeli bari bari mu rugendo nk'ubwoko bw'Imana, bava mu Egiputa bataha iwabo i Kanani, bageze mu nzira Imana yabageneye ibyo kurya byiza kandi byari bivuye mu ijuru, ibagushiriza amanu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijuru, bose barya umutsima wabakomeye, iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose. Imana
nziza igira neza, ngo yabahaye mani ivuye mu ijuru, ngo yari amasaka avuye mu ijuru cyangwa se umutsima w'amasaka avuye mu ijuru, ngo maze irangije irawubaha, ngo wagombaga gukomeza imitima yabo. Niyo mpamvu iyo abantu bariye ibyo kurya by'ingirakamaro bijya bibakomeza, bijya bibashoboza kunyura mu bigoranye, ndetse niyo mpamvu ngira ngo nawe ukurikiranye uyu mwanya muri Zaburi 102 kuri uyu murongo wa 5 harimo iri jambo ritubwira ritya riti: umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye. Iyo abantu batarya ibikomoka ku binyampeke ari byo bikunda kuvamo imitsima, ntabwo bajya bashobora gukomera, ntabwo bajya bashobora kwihangana. Niyo mpamvu yavuze ati njyewe umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye. Mbese ni nk'uwafata ibyatsi akabishyira hafi y'umuriro cyangwa ku izuba ry'igikatu, noneho ukabona ko birabye bigahonga, ukabona rwose bicitse intege. Ngo niko umuntu utarya umutsima, utarya ibinyampeke nawe ajya acika intege. Rero niyo mpamvu twagize ngo aya masaha nk'aya dushobore kuganira ku kamaro ko kurya neza. Kurya neza rero ni ingirakamaro. Impamvu ari ingirakamaro kurya neza, icya mbere bitera amagara mazima. Kurya neza bitera amagara mazima, umuntu akamererwa neza, umuntu akumva akomeye, mbese ari impagarike ikaba ari nzima, mu bwenge umuntu akaba ari muzima, ndetse no mu mibanire ye n'abandi akaba ari muzima. Icya kabiri, byamurura indwara z'ibikatu cyangwa se indwara z'ubumuga, izo bita maladi koroniki. Ni indwara umuntu abana nazo twibanire, nta kindi cyashobora kuzamurura mu muntu uretse imirire ikwiriye. Icya gatatu, bihembura ubwenge kandi bikorohereza umuntu urugendo rwa gikirisitu. Ubwenge burakanguka, burahembuka, burakura, kandi mu by'ukuri guhinduka cyangwa se imibereho ya gikirisitu ikorohera umuntu. Icya kane, bizahura ubutaraga kandi bigatera ubushishozi. Bityo impano n'itaranto n'ibyo umuntu yari ashoboye byasigingiye bikongera bikagaruka. Icya gatanu, bituma umuntu abasha gutahura ibishuko byiyoberanije. Murumva ko imirire myiza ni ingenzi kuko ikomeza ubwenge. Icya gatandatu, bitera imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo. Icya karindwi, bituma umuntu ahishurirwa agaciro k'ubugingo buhoraho. Umuntu akamenya ubugingo buhoraho agaciro kabwo, kubaho umuntu adapfa, kubaho atarwara, kubaho ataruha, kubaho atarambirwa, kubaho nta joro nta manywa, byose bimeze neza. Icyo bitera umuntu kumva agihaye agaciro, kumva agishaka, akamenya agaciro k'ubugingo buhoraho. Muzabisoma nko muri Bibiliya mu gitabo cya Daniel igice cya 1 umurongo wa 8, ngo kuko Daniel yari azi agaciro k'ubugingo buhoraho, yirinze yuko yakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Nimusoma mu Itangiriro mu mateka ya Yozefu yaravuze ngo sinabasha gukora icyaha kingana gityo. Burya nta kindi yari atinye guhemukira Imana, bityo akazagirana urubanza nayo, akaba ashobora guhomba ubuzima bw'iteka ryose. Icya 8, byubaka imico myiza mu muntu. Umuntu akagira imico myiza, akagira imico y'imbonera, akagira mbese ubupfura busanzwe. Imirire iboneza ubupfura bw'umuntu. Icya 9, bikuza imyumvire. Umuntu agira imyumvire myiza, kumva vuba, bavuga mu marenga kumva. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Imigani, ni igice cya 1, niho mu murongo waho wa 7 haranditse ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Iyo umuntu yariye neza maze imyumvire ye ikazamuka, ntabwo ajya ahinyura. Noneho icya 10, bisukura umubiri. Kurya neza bisukura umubiri, ariko kurya nabi byanduza umubiri. Ibi tuvuze ndetse n'ibindi byinshi dushobora kubisoma mu bitabo bigiye bitandukana, nko mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya. Mu Kinyarwanda ni paje ya 262 niho handitswe aya magambo:
Imwe mu mpamvu zituma abantu benshi bacika intege zo gushyira mu bikorwa ivugurura ry'ubuzima ni uko batigeze biga uburyo bwo guteka ibyo kurya bifitiye akamaro umubiri, biteguwe mu buryo bworoheje, bibasha gusimbura ibyo kurya bamenyereye. Bumva batishimiye ibyo kurya byateguwe nabi, maze ubukurikiyeho ukumva bavuga ko bagerageje gukurikiza ivugurura ry'ubuzima ariko bakabona batabishobora. Benshi bagerageza gukurikiza ivugurura ry'ubuzima nyamara barifitemo ubumenyi buke, ugasanga barikoresha nabi ku buryo ingingo z'urwungano ngogozi zihababarira, kandi ababigerageza hirya no hino ugasanga baracika intege. Kuba muvuga ko muri abagorozi mu by'ivugurura ry'ubuzima bikwiriye gutuma muba abantu bazi ibyo guteka neza. Ababona amahirwe yo kuba mu mashuri yigisha ibyo guteka neza bazahabonera imigisha myinshi, yabo ubwabo ndetse n'iyabo bazabyigisha. Bantu b'Imana mudukurikiranye, hari igihe abantu bajya bakira ivugurura ry'ubuzima ariko ntibamenye kubitegura neza, bityo bikaba bishobora kubagiraho ingaruka, barangiza ntibamenye ko ingaruka zaturutse ku kutabitegura neza. Icyiza rero ni ukubanza gusobanukirwa, dore ko ubumenyi ni mugenzi wo kujijuka. Iyo umuntu amaze kumenya niho ajya ashobora gushyira mu bikorwa ibyo yamenye, iyo niho aba anajijutse. Niyo mpamvu rero aha batubwiye aya magambo muri iki gitabo. N'ubundi inama ku mirire n'ibyo kurya ku ipaji ya 257 haranditswe ngo nimureke twibuke ko hari icyigisho cy'iby'umwuka mu gace k'umugati turya. Bigaragara ko wabona umugati yawukoze neza, yawuteguye neza, ukaba wuzuye, maze yarangiza akaba agiye kuwurya, ngo muri uwo mugati harimo n'iby'umwuka, harimo imico mbonera, gutuma umuntu agira imico myiza, bishobora guturuka ku mirire twariye. Mu gitabo Reflecting Christ paje y'137 haranditse hagira hatya hati since the mind and the soul found expression throughout the body. Ubwenge n'iby'umwuka kugira ngo bibashe gukora nuko bikorera mu mubiri. Both mental and spiritual vigor are in a great degree depend upon physical strength and activity. Intekerezo n'iby'umwuka kugira ngo bigire imbaraga kandi bikore neza ku rugero rwo hejuru, bisaba ko umuntu aba afite imbaraga z'umubiri n'iz'ibikorwa. Umubiri we ufite imbaraga, mu bikorwa afite imbaraga, niho no mu by'umwuka no mu bwenge bwe haba hakomeye hari imbaraga. Iki gitabo kiravuze ngo whatever promotes physical health promotes the development of strong mind and well balanced character. Uko dushobora guteza imbere ubuzima bw'impagarike, niko tuzaba duteje imbere gukomera k'ubwenge no guhagarara neza kw'imico. Burya ibyo kurya turya, ibyo kurya dukoresha, hari icyo bijya bikora ku mico yacu. Without health, no one can as distinctly understand or as completely fulfill his obligation to himself, to his fellow being or to his creator. Turamutse nta buzima, nta muntu n'umwe washobora kuzuza inshingano yifite kuri bagenzi be ndetse no ku muremyi we. Umuntu aramutse atitaye ku buzima bwe, ntabwo yashobora kuzuza inshingano yifiteho, ku nshingano afite kuri bagenzi be no ku nshingano afite ku muremyi we. Therefore, the health should be as faithful regarded as the character. Bityo ubuzima bugomba kurindwa kubizera nk'uko barinda imico. Abantu bizera Imana bajya bagerageza kurinda imico yabo ngo bagire imico myiza, ariko ubuzima bugomba kurindwa nk'uko umuntu ajya arinda imico ye. Rero abantu b'Imana, mu gitabo bita My Life Today paje y'141 naho haranditse ngo the better you observe the laws of the health, the more clearly can you discern temptation and resist them, and the more clearly can you discern the value of eternal things. Uko umuntu
ashyira mu bikorwa amabwiriza agenga ubuzima, niko agenda ahishurirwa n'imitego y'umwanzi, niko agenda ashobora kuyirwanya, kandi niko abasha guhishurirwa agaciro k'ubugingo buhoraho. Bantu b'Imana, murumva ko kugira ubuzima bwiza, kubwitaho kandi bukomoka mu mirire myiza, ni ingenzi yuko tubyitaho. Mu gitabo cyitwa Ministry of Healing cyangwa se umurimo w'ubuvuzi, ku ipaje y'130 naho harimo amagambo atubwira ngo the body is only medium through which the mind and the soul are developed for the upbuilding of character. Umubiri nicyo gikoresho cyonyine gikorerwamo ubwenge n'iby'umwuka kugira ngo byubake imico. Kugira ngo ushobore kubaka imico myiza, ni uko umubiri n'iby'umwuka bishobora gukorera muri wowe, noneho umuntu akaba ashobora kuhakura ubwenge, umuntu akaba ashobora gukuramo iby'umwuka, kandi umuntu akaba ashobora kubona ibyiza byinshi. Niyo mpamvu muri ibi bitabo dusoma harimo byinshi twagenda twungukamo. Nko mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, harimo amagambo akomeye atubwira ko imirire mibi ishobora gutuma umuntu asaza imburagihe. Paje 244 na 245 haranditse ngo or parmi les causes principales d'usure et de déchéance, il faut mentionner le ralentissement de la nutrition. Bimwe mu bitera gusaza no gukenyuka, twavugamo indyo ikennye. Mu bintu bishobora gutuma umuntu asaza kandi agasaza kenyutse, ngo ni indyo ikennye, qui entraîne une aptitude plus ou moins marquée des émoctoires naturels à remplir les fonctions des intoxications. Iyo mirire iyica intege, igatera imikorere mibi, igatuma ingingo zishinzwe gukura imyanda mu mubiri zikorana intege nke, bityo ibyo bikuzuza imyanda, uburozi mu mibiri yacu. Lorsque l'équilibre entre l'assimilation et la désimilation est rompu, il résulte une auto-intoxication, c'est-à-dire une latention et une accumulation de poisons qui envahissent progressivement tout le tissu. Iyo hari inkomyi ku byinjira mu mubiri n'ibisohoka mu mubiri ntibishobore kungana, ubwo iyo umuntu ari kurya hari intungamubiri zinjira muri we, iyo ni assimilation, ariko hari n'ibigomba gusohoka nk'imyanda. Iyo rero urugero rwo gusohoka kwabyo rutari ku rugero rwiza, wenda umuntu akajya yinjiza ibyo kurya mu mubiri, imyanda ikagera mu mubiri ntisohoke, baravuze ngo bene ibyo bituma imyanda yuzura mu mubiri. Ni ukuvuga ko umubiri wuzuramwo uburozi, maze bwa burozi bukagaba igitero gikomeye ku ngingo, maze ingingo zikabura uko zikora, kuko zagabweho igitero gikomeye, derant une foule de maladies chroniques qui la courtisent et afflige la vie de vieillard. Bigatera indwara z'ubumuga cyangwa se indwara za twibanire, zitera umubabaro kandi zikihutisha ubusaza. Il s'agit donc en premier lieu d'adopter un régime alimentaire équilibré et sain. Burya ni ingenzi, kandi abantu bagomba gufata intambwe ya mbere bakagerageza kwimenyereza gukoresha indyo yuzuye kandi nziza, qui évite pour le moins des contributions à l'auto-intoxication. Iyo mirire ikaba irinda gucika intege ndetse no kuzuza imyanda mu mubiri. Murumva rero ko imirire mibi ishobora gutuma umuntu asaza imburagihe, ishobora gutuma umuntu yuzuza imyanda mu mubiri, kubera ko atagerageje gukoresha imirire myiza ishobora kuba yamufasha. Dore ko mu gitabo cy'uburezi cyongereza ni paji ya 15, ariko ndakeka n'ikinyarwanda ariyo, niho hatubwira ko kurya neza bikwiriye nibyo byashobora gutuma umuntu agarurirwa ishusho y'Imana yabuze.
Wakwibaza utese uko kurya neza kwaba ari ukuhe? Kurya neza ni ukurya kabiri ku munsi, ukarya mu gitondo na nimugoroba. Ni ukurya kabiri ku munsi, ukarya mu gitondo na nimugoroba. Ifunguro rya mu gitondo riribwa hagati ya 12:00 na 3:00 za mu gitondo, ntabwo rirenza 3:00 za mu gitondo. Muzabisoma mu gitabo bita De Russe du Potager, page ya 33. Ibyo kurya bya nimugoroba bitangirira 9:00 bikagera 11:30. Nicyo gihe cyo kurya ibyo kurya bya nimugoroba. Ibyo rero abantu bakabizirikana. Kabiri ni ukugira gahunda idahindagurika yo kurya. Ukagira amasaha wageneye kuriraho, yaba ya mu gitondo yaba ya nimugoroba, ariko ntahindagurike cyane. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, mu Kinyarwanda ni page ya 71, haranditse ngo aho kugira ngo ukererwe kuzana ibyo kurya ku masaha wishyiriyeho h'iminota 5, ngo ahubwo wabizana iminota 5. Icya gatatu ni uguhuza amoko make y'ibyo kurya. Ndatanga urugero, wenda umuntu agiye kurya ibinyamizi, si byiza gufata ibirayi ngo ushyiremo ibijumba, ngo ushyiremo amateke, ngo ushyiremo n'ibindi by'ubwoko bumwe. Oya, ahubwo byashoboka yuko wafata ubwoko 2 cyangwa 3, ubundi ugafata n'amoko y'imboga yo kubirisha, cyangwa se ugafata 2 cyangwa 3, ugafata amoko y'imboga yo kubirisha, ugafata n'agakoma k'ibinyampeke, kugira ngo ubonye n'ibinyampeke byuzuye bishobora kugufasha. Icya kane ni uguhaga neza mu gitondo kandi ukibanda ku binyampeke. Mu gitondo ni byiza ko umuntu ahaga, kuko niho agiye kujya mu mirimo itandukanye. Ni byiza rero ko umuntu arya agahaga kandi akibanda ku binyampeke. Icya gatanu ni ukurya bike nimugoroba kandi bitarimo amavuta. Ku bantu benshi bashobora kuba batabisobanukiwe, ibyo kurya bitarimo amavuta, igifu gishobora kubigogora amasaha 4 gusa. Ibyo kurya birimo amavuta kibigogora amasaha 6. Icya kabiri ni uko amavuta umuntu ariye atagiye kuyakoresha, cyane nk'ariwe nijoro abantu bagiye kuruhuka, ajya avamo urugimbu rubi rujya rugera mu mitsi, rugaba rushobora gutuma imitsi ziba, noneho amaraso akaba ashobora kunanirwa kunyuramo kuko imitsi yabaye mito, noneho umutima ugatera cyane, umuntu akarwara umuvuduko w'amaraso bitewe n'amavuta umuntu yariye nimugoroba. Niyo mpamvu ku ngingo y'amavuta, nubwo tuzagera igihe cyo kuyisobanura, ariko ntaribwa nimugoroba, ntaribwa ashyuhije, kandi n'amavuta batekesheje ntabwo yongera gutekeshwa, kuko aba yangiritse, yagize urugimbu rubi. Icya gatandatu ni ukubanza ibyo kurya bibisi bidatetse igihe cyose umuntu agiye kurya. Ubwo ndamvuga nk'imbuto, nkavuga amasarade, kandi ntabwo bihurizwa ku meza. Impamvu ni uko imboga n'imbuto bidahurizwa hamwe. Igihe umuntu yatetse imboga ku meza, ageza na salade y'imboga. Iyo umuntu yatetse ibinyamisogwe ku meza, ageza n'imbuto. Icya karindwi ni uguhinduranya imirire. Umuntu akagerageza akavuga ngo niba uyu munsi nariye ibigori, ejo nzarya ingano, ejo bundi nzakoresha uburo, ukurikiyeho nzakoresha iki. Uko guhinduranya imirire nabyo biri mu bintu bituma twubaka umubiri. Hanyuma icya 8 ni uguhuza ibyo kurya byubaka ingingo, ku buryo mu mirire yawe umenya ngo natetse, ariko muri izi mboga nshyizemo seleri kuko ngira ngo yubaka amagufwa, nashyizemo poivro kuko nzi ko ifasha amagufwa, nashyizemo karoti kuko ngira ngo ifashe amaso, nashyizemo soya kugira ngo ifashe imyanya yororoka, nashyizemo inyanya kugira ngo zubake imyanya yororoka. Mbese ukamenya uburyo ibyo kurya wahuje birafasha ingingo zawe. Uko niko kwitwa kurya neza. Kurya neza rero si ubusirimu, kurya neza si uguteka gikire, kurya neza si uguteka ibigezweho, ahubwo ni ibyo tuvuze. Nubwo byinshi twabivuze mu bitabo twagiye dusoma, ariko hari n'ingaruka zikomeye zo kurya nabi. Iya mbere ni ugushoborwa n'indwara. Iya kabiri, ubwenge burayoyoka. Iya gatatu ni ukunanirwa vuba kuko umuntu atagira imbaraga, nta mbaraga umuntu afite, yagiye agira imirire mibi itamutera imbaraga, maze bituma igihe ari gukora ananirwa vuba. Abanyeshuri batarya nk'uko bikwiriye bakunda gutsindwa mu ishuri, abandi bakananirwa gukurikirana amasomo, abandi bakumva bashaka kuzerera kubera ko batariye indyo ikwiriye. Icya gatanu ni uko bigabanya uburambe, nk'uko twabibonye mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu,
paji ya 244 na 245. Icya gatandatu ni uko umuntu wariye nabi kumuyobora birarushya, aragorana, yumva bigoranye, umuha gahunda nziza wagashaka imbi bitewe n'imirire mibi. Icya karindwi, abariye nabi ntago bajya bashobora gushima Imana. Ibyo muzabisoma mu gitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya, ku isubi ya 71, ni paje 56, haranditse ngo kugira umururumba bibuza umuntu guhamya ukuri. Gushima Imana kwacu kubw'imigisha iduha bigerwaho n'ingaruka ikomeye bitewe n'ibyo kurya tuba twashyize mu gifu. Umururumba uterwa n'irari niwo ntandaro y'amakimbirane, amahane, kwirema ibice n'ibindi bibi byinshi. Niyo mpamvu rero burya imirire ifata ikintu gikomeye cyane mu mibanire ndetse na byinshi. Icya 8 ni uko kurya nabi bitera amahane, bitera amakimbirane, kwirema ibice n'ibindi bibi byinshi. Bantu b'Imana mwari mudukurikiranye, ikiganiro ni ibyo kurya bikiza. Tuzakomeza n'izindi nyigo zitandukanye. Uyu munsi twari turi kureba akamaro ko kurya neza. Imana ibafashe kandi izabaha imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Ugize neza Nyaguhora ku ngoma, kuko wabanye natwe muri iyi gahunda y'iki kiganiro. Twize, twungutse byinshi, uhabwe icyubahiro. Ngaho ukangure muri twe imbaraga y'ubushake yo kubishyira mu bikorwa, kandi abashatse kugira ngo babishyire mu bikorwa, imbaraga y'umwuka wera ibafashe kugira ngo nidushobora kugira ubuzima bwiza, tukagira ubwenge, tukagira imico myiza, bikatubyarira ubukristo bushyitse, n'uzaduhemba ikamba ry'ubugingo. Uzadukiriza indwara ziri muri benshi mu babikurikiranye, unyuze muri ibi byaremwe mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira na buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi. Yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe. Yewe mugenzi ujya mu ijuru, ndakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu. Indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.